ryiza cyane rya Darren Fletcher. Kote se ni Godi andi kote ubanjeho ubwo tubwira ko yari yambaye ikoti Yajye mubona yambaye ikoti ikoti ni contre shock nabonaga ari bugarike Brighton pe. impamvu utanze ntago zumvikanye. Edizo gusezererwa na Brighton kuri Manchester United yari yakoze impinduka zimwe na zimwe, abantu banenze cyane Darren Fletcher, abandi banenga ubuyobozi bwa Manchester United kuba barafashe icyemezo cyo gusezera Ruben Amorim kuko Real Madrid bikoze badahita bashyiraho umutozo uje gufata inshingano. Nabyo birakerereza bose. Baravuga bati murabizi ko mwavuyemo muri Carabao Cup, shampiyona ni muri ikipe ibarirwa gutwara shampiyona muri uyu mwaka w'imikino. Bigibuze bavuga ko niba utarashoboraga kubona iyi mikino ku mugabane burayi, uvuga uti hari igihe bitashoboka 100%, ariko ushobora kurwanyiriza kuri FA Cup nkaba nayitwara. Basezera muri FA Cup disons batsindiwe mu rugo n'ikipe ya Brighton ibitego 2-1. Twavuga ko ni amakosa kuri Darren Fletcher wakoze izo mpinduka, cyangwa se ni amakosa ku buyobozi butafashe icyemezo cyo gushyiraho umutoza. Ushobora kubivuga gutyo kubera ko hari igihe tujya tubona abatoza wenda babasigire bashobora kuba batanga umusaruro, bakaza bakaba ari nk'imikino batsinda runaka, ariko kuri Manchester United igitekerezo cyo kwirukana umutoza gisa nk'icyabatunguye, kuko urebye no gushyiraho umutoza w'umusimburo nako habayemo guhuzagurika bitandukanye na Real Madrid twavugaga, kuko nk'uyu nguyu ari Barowa usimbuye yaramaze iminsi abantu bakurikira amakuru ya Real Madrid bizwi ko azasimbura Xabi Alonso na bamwe ikipe ya Real Madrid. Ariko ikintu gihari United isa nk'ibyo yatunguwe n'umwanzuro ifashe yo gutandukana n'uyu mutoza, ari naho nyine uvuga ngo bagomba kwicara bagatekereza ninde ugiye gusimbura uyu mugabo Ruben Amorim. Fletcher urebye yakomereje uko ikipe ya Manchester imeze ku bwa Ruben Amorim, nta mpinduka zidasanzwe, ni Burnley niho babasha kwitsinda muranganyije, ni Brighton Hove Albion nziza n'ubundi yanagutsinda no muri magihari. Muyihe systeme yahindutse none se, ariko iyo systeme ikintu cyiza wenda yerekanye nuko rutayiza amashobora kuba yakora, icyo kintu kiri positive. Benjamin Sesko iyo mikino biratoje atsinzemo ibitego 3, mu gihe imikino ndera kingana 15 uri kumwe na Ruben Amorim yatsinzemo ibitego 2. Iyo ni ikintu kiri positive. 17 sorry. Rero nureba kuri Darren Fletcher nta yandi mayeri yandonaga yarafite kuza kuba yakoresha mu mukino, wanaga ikipe ya Brighton Hove Albion yihari igice kinini cy'umukino bakiniye ibabanza igitego batsinda icya kabiri. Ubona ko United nyine no kurwana no kuvuga ngo tutarya byinshi tudaseba, itsindamo igitego kimwe cya Benjamin Sesko twavuga ko ari ikintu cyiza bigendanye na systeme nge mvuga ko ari systeme, kuko no systeme yobrija abakinnyi kumuhereza imipira kandi mu buryo rutayizamu nacyo mu buryo mworohe, bitandukanye na systeme ya batatu wisanga uri rutayizamu uhagararanye n'abakinnyi 5 mwese musabwa gutsinda igitego. Wisanga role yawe ari abandi bantu bayifite no guhagararaho akaruhaga ugasanga rimwe n'ingari n'abandi bantu bahagaze, ariko no systeme ireka rutahizamu muri role neza, systeme y'abandi 3. Rero Benjamin Sesko muri systeme bamuhereza ubw'inyagamburo rero bashinzwe kumuhereza imipira arimo aritwara neza, ni ikintu cyiza. Imikino 2 ibitego 3 ku rutahizamu ya boostinga morale ye. Nekereza ko nundi mutoza wese uzaza amahirwe afite kari ku ngubu, ubona ko ibyarugaritse cyo kugenda bisa nk'ibisubira inyuma, ubona ko icyo azaza kuza gukora no gufasha kuzamura morale y'abo bakinnyi byibura sezitaha akaba ari ikintu cyakorwa, ariko nanone azaza ari umutoza uje kurwanira imyanya ku mugani wure kure cyashoboka bari cyari open mu gihe cyose yakwitwara neza. Ariko naona ko Darren Fletcher uvuze ko bakiriye kwa poeting umutoza ntago wabubeshye. Ikindi ukayitubona ko kwa Manchester United mu myanzuro yo gufatwa kuva uyu mugabo Sir Jim Ratcliffe yaza nabo bafitemo akajagari cyane cyane bigeze vuga ngo no kwa poeting umutoza, abafana bava babateguje imyigaragambyo. Oya bafitemo akajagari kenshi cyane, babateguje kwirukana harimo akajagari, kongera amasezerano harimo akajagari. Abafana ba Man United bateguje ubuyobozi imyigaragambyo, koko wibuke ya scenario ya Ten Hag ukuntu yagenze. Urayibuka uburyo bafashe icyemezo cyo kwirukana Amorim
Robin Amorim igicu impamvu mvuga ko arimo akavuyo ngewe reba cyagiye muri Robert Ten Hag bafata umwanzuro wo kumwongera amasezerano nyuma y'amezi angahe bakaramwirukanye. ikitaro rusange cy'umupira gihurira kuri rezilita zabuze na Robin Amorim buryo bamwirukanye muri umutoza nta mutoza rega uyu munsi ugiye kuri abatoza bose bagiye birukanwa abarenganye ntago ari benshi harakutarenganwa rezilita planning yo kumwirukana iyo icyo cyamaze kukugeraho icyo kubura intsinzi kwirukanwa abakuvugira kirengera ntago ari nyinshi. twibuka ko uyu munsi ugariye umukino wa Wolves umufana wa United yagira isoni zo kureba koko niba iyo equipe ari yakunda. ugariye umukino wa Leeds byabuko ugariye umukino wa Burnley byabuko aho yose ni amanota buriya niyo wabwira abantu ngo uri kubaka ngo uri kugira gute ariko kubaka si ugusenya no kugereka ibuye kurindi uruvuzi inaniwe kuyitsinda gute. ikipe mbi mu mwaka wose y'imikino hafi 18 ishize nibo bizukiyeho Burnley nuko gihe cyo kwirukana umutoza si cyo ndeba kuko Robert Amorim kuva yaza ntago yigeze akora ibintu byo kumuvugirana ishwe ku buryo uyu munsi umuntu yajyaho ngo amuririre njye sindi mu bantu baririra Robert Amorim sinda kumurira nanjye navugaga ahubwo kumusimbuza abona ko bidateguye ntago baramusimbuza ntabwo Robert Amorim baramusimbuza kimwe nuko nawe yaje atari mu mwaka w'imikino hagati nawe uko yaje nabyo nubyo kwibazwaho nawe yaje ari mu mwaka w'imikino hagati icyo bari gukora uyu munsi nibaza ni ukureba noneho ubu ni ugutangira kwiga noneho bakareba byanyabyo kugeza mu kwezi kwa 7 ariko nk'iki ntabwo nyemera Ben ugomba umutoza ugomba kuyifata reka mbanze nsoze no kuvuga ngo uko umwaka w'imikino wari umeze umwaka ushize aza gufata akaza asimbuye Erik ten Hag ntabwo bijya gutandukana nuko n'uyu mwaka wari umeze nawe yigeze kubivuga aravuga ngo uburyo turi kwitwara byatuma umuntu yibaza ngo uwo naje gusimbura yazize iki kuko ntacyo turakora kirenze iki ntacyo nyine nawe yakoraga muri rusange ugiye kureba mu bijyanye na rezilita. ikipe ifashe icyemezo cyo kumwirukana bitamurenganyije hagomba kwicara agatekerezwa kuko umwaka w'imikino ugomba kurangira nigeze dezone nabibwiraga yasire United izageraho ngaho ikazana indi systeme mu mupira w'amaguru iyo kuba ikipe nta mutoza ifite ikitoza kuko abatoza ntibashoboka ubu uyu munsi kujya kureba ngo ese uje ngo agiye kuyifata igihe kingana gute woye ari uyifata igihe kirekire ntibishoboka ari uyifata igihe kigufi ntibishoboka zose barakubitwa bose noneho habaho ko United igiye kuzana ubundi buryo bubaho ubw'ikipe ititoza itagira umutoza bajya bumvikana bavuga bati Brian mbe muraturushura banzamo mwizamu nawe jyamo nuko nibajya no gusimbuza babyumvikane kurebe urabirebwa ukagira ngo umutoza ntashoboka kwa Manchester United. muri iyi kipe nimbi hari ukuntu ikipe bambi ariko hari biba bishoboka yabona ari nko gusezererwa muri FA igendanye n'izina ryayo gusezererwa muri FA Cup raundi ya mbere usibye ko byitwa no muri FA Cup muri champion Brighton simwe mu makipe yananiye Manchester United nayihatsindira Brighton and Hove Albion ubwayo no mu Brighton bwayo hashize igihe kingana gute Manchester itayitsinda Fletcher zaraza gukora iki murasaba Fletcher gukora iki ngo ayikuremo ariko nanone Benjamin ntago wavuga ngo ibintu bizahora ngo niba ngo Gicumbi itsinda Reyo ngo gine Gicumbi izahora itsinda Reyo hoya nabwo turanganye hoya rimwe uvuga uti Gicumbi turayirusha aho nyine ngeneho nanjye nagaruka ngavuga ngo kuko ikipe imeze n'ibihe bibi byose yabirimo hari biba bishoboka yabona ikaba ari ibyayo nubwo atari nziza ntuyisabe Premier League kuko ntiyayishobora uyu mwaka ntibyakunda ariko muri FA ifite kuntu irengera abatoza wayitwaye ifite no kundi tanga impamvu Ten Hag amagambo yivugiye yego atari yose ni yari yazikuyemo zose ni yatsinze City kuri finale ni yakuyemo Liverpool muri umupira ni igitangaza ikiba kibabaje ni kimwe nukuba udafite ikintu uzamurika ngo kivugireho ndebye icyo nka Fletcher
akoze n'icyo ubuyobozi bwa Manchester United nyine bwakoze bakimara gutandukana n'umutoza Ruben Amorim ni ukureba uri hafi usanzwe ukora aho hafi baba bamuhaye ikipe Darren Fletcher ariko kucyo nawe wari bamutuma gukora mbona nawe ntiyari burenze ibyo pe kumusaba ngo asezerere Brighton na Brighton inzi yamanutse yabikajije generaze umuntu uko ayipanze arya ni Premier League agiye gukina yiduheme ikipe ari yakukubisemo tavuga yiko ndavuga umutoza wa Brighton uretse umunyezamu abandi bose babonye ndi basanzwe ni yindi ari vuye kunganya nasi ba Jean Paul bari bahe ba Jean Ah, Paul Vanyake bari bahe ba Mitoma barimo ya Mitoma sigaye simba bino minsi kane ikipe ya kabiri Mitoma sigaye simbura winyobya je cyo navugaga ntemera yes umutoza niba umwirukanye Ruben Amorim amaze igihe ari kuri radar zo kwirukanwa igihe kinini kubera icyo utakoze amaze nk'amezi nka rwose nka nyuma kimara gutsindwa amaze igihe kinini byaravuzwe urumva babona ko igihe kizagera bakamwirukana Benjamin kuki bataba barascoutinze umutoza hakiri kare wenda ngo bamuzane bamubwiye ngo twebwe turabona uko dushaka gukina urimo bishoboka nk'ibi ngibi rero yakoze noneho ngwino wenda bashaka batamufite muri equipe uyu bari bamufite nyine suko bari bamufite ahubwo we Real Madrid yageze ngo iteguza nk'abantu uyu nguyu aha none wabonye ko bari batangiye no kumuhypinga bamushyira imbere ukamubona ziriya nkuru rega ntabwo ziba ziyanditse ntabwo ziyandika ziriya nkuru aba ari abantu bashinzwe kuboostinga bareba uko isi byakira gicurika turi ku Gisenyi babarira izi nkuru ngo zasohotse z'uyu mugabo kari uzasimbura azabyaronda ukuntu umutoza umaze amezi 6 ari kuri radar yo kwirukana umwirukana sezo isigaje amezi 5 ukambwira ngo ugiye kwa pointing umutoza ngo wagateganyo ubizi neza kutazamukomezanya kuko uyu munsi none baravuze ngo nibashyiraho Michael Carrick nuko ngo mbega bagiye kugira ba interim managers babiri mu mezi 5 nibarangiza ngo bitonde bashaka umutoza tutashaka umutoza muri ayo mezi 3 umutoza wapabera kurukora umuntu yakweretse ko ashobora kwirukanwa ugatangira ugashakisha umutoza ukamuvugisha akaza agatoza aho kugira ngo utange iyo interim management yagateganya y'amezi 5 ayo mezi 5 ugakayakoresha byibura avuga ngo reka ndebe muri aba bakinnyi abo nashima niga dufite ikibazo menya aho twazakura abakinnyi naho tugomba kugura SBU next season tumenye reka ashobora kuza ntashimwe muzamu kuki wumva wahereza Manchester United uburyo bugufi reka mbyite gutyo ubwo gutekereza kuwaza gufata equipe mu buryo buhoraho ndareba iki ndeba se uyu munsi ubu umutoza wa nyawe waza gutoza Manchester United nawe ukavuga uti koko United ahangaha izanye umutoza muzima nawe ubwo umuhamagaye kuza kuyifatira hiro uyu munsi ashobora kuguha izindi mpamvu zirashobora bishoboka hagiye numva mu bwene cyo buretse gatoye ngewe haniri utaza kuntwara ku Rwanda navuze urimo uravuga ngo muri ano mezi 5 bagakwiye kuzana umutoza uri permanent ni kuri kubone kuri kuvuga ntago wemera yes ariko ngende gukubwira ngo muri cyagiye cyo guhitamo umutoza ubu nguyu umutoza ushoboka muri kino gihe niba utari kurebera mu bashomeri ukaba utari gutekereza muri ba bandi ushobora guhita hamagara bakaza biruka kwa ko nyine nta kazi bafite ukaba uri gutekereza kuri Rioman afite kandi kaza handi hantu uyu munsi tuvugana ntekereza kuramutse nawe uyu munsi wakubwira ngo hitiramo United umutoza ukwiye reka ngende nko ku gitekerezo cy'abafana nagiye mbona abafana baravuga ngo hari umufana werutse kumbwira ngo muri Mercato United yaguze abakinnyi igura Brian Mbeumo umenyereye Premier League bigaragara ko uyu mukinnyi United yamutekerejeho kandi ashobora kuzayifasha igura Kunya umenyereye Premier League bigaragara ko Kunya azafasha Manchester United wenda nawe ko niwo ukongeyeho uyu munsi uramutse uvuze ngo ninde mutoza waza wenda tujye mu bamenyereye Premier League hari amazina y'abatoza bato akunda kugarukwaho hari umutoza utoza ikipe ya Newcastle hari Oliver Glasner utoza ikipe ya Crystal Palace hari Andoni Iraola ntabwo uyu munsi wabahamagara ngo twirukanye Ruben Amorim ni muze mukora akazi muri Manchester United ubu cyashoboka wowe ushobora kumbwira uti wenda kuki batatekereje kuri uyu mutoza atoza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ariko gicu Thomas Tuchel
Deusi ashaka kumudeviya ntabwo ndi arimo kumudeviya arantwara njye icyo ntavuze No. impamvu njye nicyo mvuga ese gicuru reka rero dukore akantu gatoya reka dukoreshe ikipe izina ebyiri ziheruka kwirukana abatoza. Chelsea na Chelsea na Real Real Madrid. Madrid twari tuzi abatoza bazasimbura erega icyo muri kuvuga ndi kucyumva nawe noneho ambara umwambaro w'ubuyobozi bwa mani bwari kuba bwarateguye ndi uyu munsi ujya uvuga ko utari umuscout se udashinzwe kurebera ariko wagakwiye wowe ni ngivuga wowe ntiwagakwiye kubivuga gutyo uyu munsi igicu njye na dose ntabwo tumufite rero se nta mutoza uzabona uzabubona nyine mu yihe igihe yakaba yateguye ntabwo bishoboka umutoza amaze almost birashoboka ko amezi bidashoboka. 10 ari umutoza ugaragara uri kuri radari na kampani za betting zikwereka ko ari umutoza uri hejuru yo kuba arusha abandi kuba afite ibyago byinshi byo kwirukana. Ahangaha kuri izi ahangaha tuganira tumaze amezi arenga 5 tuganira ibibazo bya Ruben Amorim, si twe n'abandi bose bari hariya babaho kuki atirukanwa uyu munsi. Igihe bifashe kugira ngo abantu tuvuge aragiye witwa Enzo Maresca, aragiye Xabi Alonso, bose n'abatoza bamaze igihe ikintu cyo kwirukanwa ariko mpamvu yo kwirukana root cause yo kwirukanwa ibiyi of course zo bose niyo wabona ko umuntu azirukanwa root cause ibiyi bose ni rezilita ni rezilita nyine ese niba United imaze umwaka wose amezi 18 rezilita. Yes, niba Man United yararebye kavuga uteke nta kibazo kuko byageze igihe abantu bose bamushiraho technical directors sinzi bande asigarana umuntu umwe gusa nyiri ibintu arubati yadashaka kumuha umwanya nkareba icyo ashoboye uri kumva kugeza no bigaragara ko bimunaniye no gutsinda amakipe ya nyuma mu murizo wa champion. Ntekereza ko ushaka kuba nawe yarabaye impamvu yumvikana ariko igihe cyo ndi kureba kuri United ikora niki ni igihe cyo gutekereza ninde mutozo ushoboka apana ibintu byo kwiruka. Dufite igikombe cy'isi n'urugero kuko nabaze mbona abantu bavuga bati abatoza bakwiriye nyaboneka muve muri bano bana muri bano biga mutekereze kuri ba Ancelotti. Dufite igikombe cy'isi kizarekura abatoza erega n'ubu Alonso arabonetse uri kubyumva oya Alonso nawe mugumana abonetse nese gufata ubonetse Alonso ahawe n'ibyo muri mu yahawe niba United yaraganiriye na Oliver Glasner ikamubwira iti ba stand by tuzirukana umutoza ariko se baramwirukanye oya none uyu munsi kwara ko bamwirukanye muri weekend ishize uyu munsi mamagara Oliver Glasner ngo siga Crystal Palace ngo nutoza yabyivugiye ati nzaba abatoza benshi ntago ya abatoza benshi ntago bashaka kubikora gutyo ari n'abatoza ahubwo muri kino kintu cyo gutekereza uwaza njye ndi gutandukana na Man United ni hamwe uza kuyisigara nawe by'agateganyo nanjye simwemera ku rundi ruhande ngarutse ahubwo iyo tuganira kuri ntabwo ari Michael Carrick niyatekerejweho n'uri hafi Michael Carrick baramubwiye bati ngo tuguye ikipe ati ariko murampa Fletcher nyungirize mu mpena Johnny Evans mugarutse gukina ariko ben mugarutse gukina we Michael Carrick ntabwo atozaga Middlesbrough ejo bundi mu cyiciro cya kabiri baramwirukanye yakoze iki dewe nicyo twavugaga baramubwiye ariko ko na planning barafata uri hafi ushoboka nyine urumva ariko kugira ngo ariko gicunge menya Rusirio uyu nguyu uje watoje Chelsea ntabwo namenye ko atoza Strasbourg namumenye ku nkuru zivugwa ko azasimbura Enzo Maresca n'ibyanga njye kumwitonje kumureba erega byavuzwe mbere y'amezi 3 nta rugo rubaho nk'urundi buri rugo rwose bayeho nabi akaye babayeho neza bayeho nabi cyane nta formula amakipe akurikiza nta formula amakipe akurikiza oya nta n'urugo rubaho nk'urundi uko kwa Chelsea bashyiraho umutoza ntabwo ari uko United bashyiraho umutoza bose bafite imigirire yabo. Wenda uyu munsi ushobora gusanga iyi Chelsea itahamagara Lampard cyangwa ngo ihamagare John Terry ikajya gushaka Rozeni ariko itajyana nimero zabo kibazo wenda ntibemera United ni yicare gatoya kuko niba bigaragara ko abatoza bananirwa wenda bishobora kuba mu mahitamo bitajya bafata umwanya wo gutekereza ku mutoza ahubwo agiye uwo kuzamo hagati nka kwa kundi bigeze kuzana umusaza hagasiga n'abandi Rarufu ntiyaje ibintu bikajya asimbura Ore Rarufu resultat ntirana zifite wano ntakanongeraho na consultance urumva wongeraho na consultant none se niba consultance none se aho yayisize naho Robin Amorim yayisize umwaka ugeze n'indo uri hafi igenda bibi cyane twakizabana ibyo bintu tuba tubireba uwagombaga kuza kuba yisigaranye by'agateganyo hano twari kuganira kuko uwagateganyo we ni ngombwa n'ubundi ndacyabibabaza nibyo Michael Carrick niho kwiharuni niba ari byo mwashakaga ni mwishime be ntushake kuzanamo ibintu byo n'ubwa mbere yisigaranye inde
Michael Carrick yatoje umukino umwe arawutsinda ibiri yatsinze umwanganya undi ntabwo aratsinda nk'umutoza naratsindwa muri Manchester United uzabaze none se kamaze mubaza hari umusigire wa Chelsea wari watsindwa kuki batayigumana se hari umusigire wa Chelsea wari uyerega watsindwa ntazayiguma ya Fulham ntabwo yanuye wabona ayigumanye inde Fulham nta muntu yanuye oya yari birantuze yari yagize umusigire ndavuga na wa wundi w'upara yaraje aranganya birukanye wa munyamerika ninde ninuze ni wa mugara mu potere njya mbona ari umunyamerika maze mbona umutoza w'umwongereza Saratara hari amazina abiri hari amazina abiri ase Socha ziziki yemekereza ko Orgueil Socha yagombaga kubarusha abandi bose amanota n'amahirwe kuko we byibura yamaranye igihe kirekire na Man United ndetse na benshi muri bano bakinnyi yo batamushaka benshi muri bano bakinnyi barimo hari yabanye na Maguire Fernandes yabanye na Luke Shaw yabanye na Diego Daro yabanye na Ahmad gusa Fernandes ya amuzi niba tane Bruno Fernandes Maguire Luke Shaw Diego Daro Ahmad ya Nuzes inde Kobe Maino ntamuzi harya Academy nabo gusa abo bonyine nabo babanye naho bakitumina barabamaze barabayigurisha abandi barahari hajya Casemiro wapi Casemiro no wateni manager wamuguze wa muntu amaze igihe kirekire aragiye gusa nabonye inkuru zivuga kare ko bo bakoze ama interview yabo kuko bombi barabaganirije bose baravuganye ubundi barabatoza bane yari Ruud van Nistelrooy yari Organ Soska yari Michael Carrick n'uyu Darren Fletcher uyifite batekerejweho ariko uyu mugabo uwo bita Ruud van Nistelrooy we abivamo mbere we nta nubwo bigeze bakora cyitwa ngo ni face to face interview barebana aba rero ubundi abakotenda uwa mbere yari Organ Soska kuko we akimara kumenya ko umutoza bamwirukanye yahise avuga ati ngiyewe uko muzabishaka niko nzaza nimushaka nimuzamembe yarahari undi ari Michael Carrick uyu rero Darren Fletcher nawe bamutekerezagaho ariko intsinzwi ya Brighton itibijugunya itibishyira ku rundi rwego so bavuga ko rero nyuma yo basiganya abatoza babiri ku rupapuro uruhare rw'ubuyobozi rwarangiye bagiye mu bakinnyi senior team players amazina atabaye mentioned cyane ariko abagiye bavuze Bruno Fernandes bavuze uyu muhorandi Mama Delight bavuze abarimo ba Casemiro bavuze abarimo ba Bruno Fernandes senior team players niko bise abakinnyi bakuru bose bahuriza kuri Michael Carrick kariwe ba prefera kurusha kugaruka kwa Organ Soska niko inkuru zasohotse nyuma zirimo kuba so bakavuga ko no ku munsi w'ejo bashobora kurara bamutangaje birekire ko Michael Carrick azatoza equipe ya Manchester United kuri Manchester Derby so Benjamin arakoze cyane.